Turongeye turabasuhuje cyane inshuti bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose hirya no hino ku isi, ari nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe. Kanda subscribe wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Iyi ngiyi rero ni ya channel yanyu rwose ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa kandi ku giciro cyiza cyane. Nk'uko rero muri kubibona ku mashusho yanyu, murabona yuko twabazaniye inzu nziza cyane. Ni inzu y'akataraboneka, ni inzu nshyashya igezweho ijyanye n'igihe. Iyi nzu rero tukaba turi kuyigurisha kandi tukayigurisha amafaranga makeya ugereranyije n'agaciro kayo nyirizina. Nk'uko namwe muri kubyibonera, murabona yuko ari inzu nziza kandi ihenze cyane. Iyi nzu rero murimo mureba ni inzu iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, nta handi ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe. Iyi nzu ikaba ishaka amafaranga atari menshi, irashaka amafaranga atari menshi na gatoya, kubera ko ni inzu nziza, ni inzu ijyanye n'igihe, ni inzu y'icyerekezo wagura ugaturamo n'umuryango wawe, cyangwa se washaka ukanayikodesha. Iyi nzu rero iri i Kanombe, ikaba ifite ibyumba bine binini bihagije, bine binini cyane byo kuryamamo, ndetse ikagira douche na toilette eshatu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine. Nk'uko muri kubibona cuisine yayo, si ibyo gusa rero, kubera yuko icyumba kinini cyangwa se chambre principale ifite n'urwambariro. Iyi ngiyi rero ni salon yayo. Hano iyo tubatembereje mu byumba, iriya ni douche na toilette ihurirwaho n'ibyumba bibiri, wakata hano ibumoso ugahita ubona chambre principale ariyo aho ngaho, iyo ni douche na toilette byayo. Hanyuma noneho ukagaruka rwose ugatembera inzu yawe neza cyane cyane. Urabona ko irimo ibikoresho byiza bijyanye n'igihe, amakaro meza, amadushe meza cyane ajyanye n'igihe, ndetse n'inzugi nziza cyane za muvura nazo zigezweho. Aho ngaho rero ni muri chambre principale. Ngira ngo murabona garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda. Murabona yuko ari icyumba gisa neza cyane rwose, uryamamo ukaruhuka neza. Aha ngaha ni mu rwambariro rwa chambre principale. Mbibutse ko ifite urwambariro, aha ni mu rwambariro rwayo, ari nako kandi ugera no mu cyumba cyayo. Iyi nzu rero irashaka amafaranga mu by'ukuri atari menshi, irashaka amafaranga atari menshi. Iyi ni inzu yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse ikaba yubatse no mu bikoresho byiza kandi bikomeye. Parking yayo irimo amapave meza. Inzu ifite éclairage cyangwa se lighting, amatara meza cyane ajyanye n'igihe. Ifite American kitchen, igikoni cyiza cyane kijyanye n'igihe. Ifite parking ndetse na jardin, twavuga yuko bihagije. Parking na jardin bihagije rwose, nta kibazo na kimwe, kubera ko iyi nzu ibasha kujyamo imodoka eshatu kandi zihagaze neza. Hanyuma ikagira urugi rwiza rwa salo rwa muvura rwiza cyane rujyanye n'igihe. Ni ukuvuga ngo iyi nzu iri kuri standard international, cyangwa se international standards. Ni inzu rero ijyanye n'igihe, ifite parafo nziza cyane ya gypsum, amatara meza, imitako myiza. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kugucika niba ushaka gutura mu nzu y'inzozi zawe, niba ushaka gutura mu nzu nziza ijyanye n'igihe. Iyi nzu ntabwo ikwiriye kuba igucika rwose habe na gatoya, kuko ni inzu nziza cyane, ni inzu nziza cyane. Nk'uko muri kubibona, ni inzu y'icyerekezo idakwiriye kugucika. Inzu rero tutabicishije amatsiko, mbibutse yuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 320. Ni ibibanza biri standard, uretse kurenzaho nyine izo metero kare nkeya. Iyi nzu rero tutabicishije amatsiko irashaka amafaranga rwose make cyane, irashaka miliyoni 80 zonyine kandi ziri negociable. Murumva atari amafaranga make disi we, miliyoni 80 ziri negociable. Ni ni miliyoni 80 ziganirwaho, waza ukayisura, wayishima, ukavuga uti ngewe iyi nzu ndayigura amafaranga aya n'aya, ndayigura amafaranga aya n'aya. Hanyuma tugafatanya, iyi nzu ikaba iyawe, ugatura ahantu heza,
utuje rwose utekanye nta kibazo. Kuri miliyoni 80 zawe rero zidafite ikibazo, iyi nzu wayegukana ugatunga inzu y'igitangaza mu mujyi wa Kigali. Waramutse rero ushaka gusura iyi nzu cyangwa se wayikunze cyangwa se ushaka no kureba n'izindi, waduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788 48 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 inshuro eshatu 0123. Si ibyo gusa rero, kuko ushaka kudusanga aho dukorera n'ahandi, ni mu nyubako ya Centenary House muri etaje ya 2 ukizamuka muri asanseri tukata iburyo bwawe tugera kuri Nzuri Business Group Limited. Urabona ko ari inzu rwose nziza, ifite cuisine nziza cyane ijyanye n'igihe, cuisine nini rwose, ni inzu y'akataraboneka. Ntabwo rero ari ibyo gusa, kuko dushobora no kukubakira inzu nk'iyi ngiyi cyangwa se iyiruta bitewe n'ubushobozi bwawe, bitewe no kubyifuza. Iyi nzu rwose cyangwa se n'izindi waza tukakubakira nta kibazo rwose. Muri Nzuri ni ikaze, ni nako kandi tubafasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyishyiramo abakiriya no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano. Wowe ukajya uvugana na konti yawe ijyaho amafaranga gusa, nta kindi, kuko nta mpamvu yo kuvunwa no kubaka ngo nurangiza ugirirwa ushwana n'abapangayi batubahiriza gahunda. Nzuri rero irahari ku bwawe kugira ngo ibyo byose ibigukorere kandi neza cyane. Wadusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zindi, Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Kandi rero subscribe, nyaboneka kanda subscribe, ukore share kugira ngo ukande no kukazogera nanone utabyibagiwe, kugira ngo ujye ubona ibyiza nk'ibi ngibi n'ibirusibi, umenye amakuru ku mitungo itimukanwa, udusobanuze buri kintu cyose, uze tukurangira imari nziza zigurishwa kandi tunakugurishirize mu gihe gitoya. Turabakunda cyane, wacu umukiriya ni umwami cyane.